myaka 33 yose ishize, buri munsi uko bukeye nagiye nireba mu ndorerwamo, narangiza nkibaza nti ese uyu munsi aba ari wo wanyuma wo kubaho ubuzima bwanjye, nakora ibyo ngiye gukora? Aya ni amagambo y'umuntu amateka y'isi atazigera yibagirwa, Steve Jobs. Urakaza neza kuri Soma TopBOOKS, tubafasha gutera imbere gahoro gahoro kandi buhoro buhoro. Tubasangiza ubumenyi n'amahame abari mu bitabo biri top byafasha guhinduka no guhindura ubuzima bwanyu. Uyu munsi Soma TopBOOKS yabateguriye amateka ndetse n'ubuzima bw'umuntu wahinduye imibereho n'ubuzima bw'ikiremwa muntu, ari we Steve Jobs. Uyu mugabo yakoze byinshi bitangaje ku buryo bigoye gutekereza uko twari kuba tumeze cyangwa uko imibereho yacu yari kuba imeze iyo aba ataravutse. Mu gusoza turababwira amahame ndetse n'amagambo y'ubuhanga yavuzwe n'uyu mugabo yagufasha guhinduka kandi ugahindura ubuzima bwawe. Mbere yuko dutangira ndagira ngo nkusabe inkunga. Inkunga ya mbere ni ugukurikiza amasomo aba ari muri video tubasangiza wumva yahindura ubuzima bwawe. Inkunga ya kabiri kandi yoroshye, kora subscribe, like ndetse na share kuri Soma TopBOOKS. Urakoze cyane, uhabwe umugisha. Steve Jobs cyangwa Steve Paul Jobs yavutse ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri mu 1955. Avuga kuri mama we witwaga Joanne, umunyamerikakazi ufite inkomoko muri Suisse, ndetse na papa we Abdul Fattah Jandal wakomokaga muri SIRIYA. Aba babyeyi be sibe bamureze kuko Steve Jobs kuva afite imyaka 2 yarezwe n'umuryango wa Paul na Clara Jobs. Aba akaba ari bo bamuhaye amazina twese tuzi ya Steve Paul Jobs. Ubusanzwe akaba yaragombaga kwitwa Abdul Latif Jandal. Ese byagenze bite kugira ngo Steve Jobs arerwe n'abandi babyeyi? Ababyeyi bo mubiri ba Steve Jobs bahuriye muri kaminuza ya Wisconsin muri Amerika. Icyo gihe bamubyaye yari umunyeshuri uri kwiga kaminuza, mu gihe se yarimo yiga doctora cyangwa PhD kuri iryo shuri. Aba baje guhura ndetse baza no gutangira gukundana, gusa urukundo rwabo ntirwishimiwe n'ababyeyi b'umukobwa kubera ko batashaka ko umukobwa wabo yakundana n'umuyisilamu. Ababyeyi bajyaga babwira uyu mukobwa ko naramuka ataretse gukundana n'uyu muhungu wakomokaga muri SIRIYA nta kabuza bazamuca mu muryango. Kera kabaye, Joanne nyina wa Steve Jobs yaje gusama inda y'uyu musore bakundanaga igihe yari yaragiye kumusura iwabo muri SIRIYA. Aha ntiyigeze amubwira ko atwite, ahubwo yasubiye muri Amerika aho yaje kujya kure y'iwabo mpaka amaze kubyara umwana w'umuhungu, ari we Steve Jobs. Steve Jobs amaze kuvuka, mama we ntiyari afite ubushobozi bwo kumurera. Icyo yakoze, yamushakiye abandi babyeyi, aribwo yamuhaga umuryango wa Paul na Clara. Aba bakaba bari barabuze urubyaro, biyemeza gushaka abana barera cyangwa badopta. Kugira ngo mama we atange Steve Jobs amuhuye umuryango ntibyari byoroshye kuko yifuzaga ababyeyi bize kaminuza bafite ubushobozi bwo kuzajyana umwana we muri kaminuza, kandi uyu Paul na Clara bombi nta n'umwe wari warageze muri kaminuza. Gusa aba bombi basezeranyije mama ubyara Steve Jobs ko byanga bikunda bazamurihira kaminuza kandi ko bagiye gutangira kwizigama kugira ngo bazabashe kubigeraho. Paul Jobs na Clara Jobs bamaze kugirana amasezerano na mama ubyara Steve Jobs, baramutwaye bajya kumurera. Bamurera neza cyane ndetse bamuha ibyo umubyeyi wese yaha umwana we, ku buryo Steve Jobs yakuze azi ko ari bo babyeyi be bamubyaye. Naho akuriye amaze kumenya ko atari bo babyeyi be, ntiyigeze na rimwe yifuza kubibereka cyangwa ngo akurikirane amenye ubuzima bw'ababyeyi be banyabo.
Steve Jobs avuga ko ababyeyi be bamureze ari bo babyeyi be 100% kuko nta na kimwe yigeze ababurana. Avuga ko amaze kumenya ko mama we ariho ntiyigeze ajya kumushaka kuko yatekerezaga ko bishobora kuzababaza mama we wamureze cyangwa bikagaragara nkaho atari bo babyeyi be. Steve Jobs yakurikiranye ibya mama we umubyara nyuma y'uko mama we Clara apfuye azize kanseri y'ibihaha. Steve Jobs yakuze ari umwana ushobora kuvuga ko yari afunze umutwe, umwana bigoye kwigisha kuko abarimu bose bavugaga ko abagora. Yari umwana usa naho adakunda kwiga n'ibindi, gusa ibi papa we ntiyabikozwaga, ahubwo yavugaga ko umwana we ari umuhanga, ahubwo ko aribo badashoboye kumwigisha. Wasangaga abanyeshuri batamwiyumvamo kuko igihe kinini yabaga ari wenyine. Ibi byaje gutuma iwabo bimuka aho bari batuye Mountain View bajya gutura i Los Altos, aha hombi ni muri leta ya California. Steve Jobs avuga ku mwarimu witwaga Teddy wamuhinduriye ubuzima akamukundisha kwiga, aho yajyaga amuha igitabo akamubwira ko narangiza kugisoma cyose ari bumuhe $5. Ibi byatumye yiga cyane ndetse arenga kure abandi bana bari mu cyiciro kimwe. Steve Jobs arangije kwiga amashuri yisumbuye yagiye kwiga muri college ya Reed. Aha byagoye cyane ababyeyi be kuko ryari rimwe mu mashuri ahenze cyane muri Amerika. Gusa bakoze uko bashoboye kose ngo ajyeyo kuko bari barabisezeranyije mama we umubyara. Steve Jobs akigera ku ishuri ntiyakunze ibyo yigaga muri kaminuza. Aha yahisemo kureka ishuri gusa aza gukomeza kwiga amasomo amwe namwe yishimiraga ajyanye n'ubugeni ndetse na calligraphy. Steve Jobs yakuze ari umwana ukunda ubugeni ndetse n'ubukorikori. Ibi akaba yarabifashijwemo cyane nuko papa we Paul nawe yari umunyabukorikori ndetse n'umukanishi. Ku myaka 10 gusa Steve Jobs yatangiye kugaragaza ko akunda ibintu bya electronique cyangwa ibikoresho by'amashanyarazi. Mu mwaka w'1974 Steve Jobs yaje guhura n'inshuti ye yitwaga Steve Wozniak. Uyu bakaba bariganye mu mashuri yisumbuye. Iyi nshuti ye yamubwiye ubumenyi ifite mu byo gukora mudasobwa, maze Steve Jobs ahita yiyemeza gukorana nawe. Aha baje gukora mudasobwa yabo ya mbere bayita Apple I. Iyi bakaba barayikoreye muri garage y'iwabo kwa Steve Jobs. Mu mwaka w'1984 bakoze mudasobwa izwi ku izina rya Macintosh. Iyi computer ikaba yarakunzwe cyane ndetse iranacuruzwa ku rwego rwo hejuru kuko yari yo computer ya mbere yari ije ikoresha ibyo bita graphical user interface. Ubu akaba ari uburyo bw'ibimenyetso bugufasha gukoresha mudasobwa yawe mu buryo bworoshye. Urugero, nk'iyo ushaka kwinjira muri application runaka, ubona akamenyetso cyangwa icon igaragaza iyo application ukayikoresha bitakugoye. Iyi graphical user interface itandukanye n'ibyakoreshwaga kera bitaga text based user interface. Nubwo ibintu byakomeje kugenda neza mu ruganda rwa Apple, hagiye habamo kutumvikana hagati ya Steve Jobs n'abandi bakozi. Ibi byaje kurangira akuwe ku buyobozi ndetse aranirukanwa. Mbibutse ko yari yirukanwe muri company yashinze. Steve Jobs yaje kuvuga ko kuba baramwirukanye kuri we byamuviriyemo umugisha kuko byatumye atekereza cyane, ahanga udushya ndetse abona umudendezo atari gupfa kubona akorera undi muntu uwo ari we wese. Steve Jobs amaze kuva muri Apple yashinze indi company ikora mudasobwa yitwaga Next. Iyi company ikaba itaramenyekanye cyane nk'uko yabyifuzaga. Nyuma yaho yashinze indi yitwa Pixar. Iyi ikaba yarakoraga ibijyanye na filime za cartoon.
Aha yabonye ibiraka byinshi ndetse akora filime zakunzwe zinamwinjiriza akayabo. Steve Jobs yatangiye gukundwa ndetse no kubahwa n'abantu benshi, mu gihe Apple yari yaravuyemo yari imaze gusubira inyuma itakibona abaguzi. Mu mwaka w'1996 Apple yaje kugura Next ya Steve Jobs kuri $429 z'amadolari. Bahita banamugarura muri Apple aba CEO wayo cyangwa umuyobozi wayo. Akigera muri Apple, Steve Jobs yakoze udushya twinshi, ahagarika imwe mu mishinga yayo itaragendaga, ubundi atangiza ibikorwa bishya bitari byarigeze bikorwa mu zindi company bari bahanganye. Mu mwaka wa 2007 Apple yatangiye gukora telefone za iPhone. Izi akaba ari telefone zakunzwe cyane n'abantu benshi kandi ziragurwa cyane. iPhone yabaye kimenya bose ku buryo abantu 6 mu bantu 10 muri Amerika babaga bazi niba version nshya yasohotse. Steve Jobs yakoze byinshi nko gukora iTunes, iPad, iPod, iMac n'izindi products zakunzwe cyane. Steve Jobs yakomeje gukora muri Apple kugeza mu kwezi kwa 8 mu 2011 ubwo yarekaga imirimo ye kubw'impamvu z'uburwayi. Reka tubabwire ku muryango wa Steve Jobs. Steve Jobs yahuye n'umugore we Lauren Powell bwa mbere mu 1989 igihe yari matanga ikiganiro mu ishuri ry'ubucuruzi rya Stanford. Akirangiza ikiganiro yaje gutumira uyu mukobwa yari yakunze ubwo yarimo yigisha, amusaba ko bajya gusangira ibyo kurya. Kuva ubwo barakundanye, baza kubana ndetse banabyarana abana 3 aribo Reed, Erin na Eve. Nyuma yuko mama wareze Steve Jobs apfuye, yahise ajya gushaka mama we umubyara. Abifashijwemo n'urwandiko rwasizwe n'umuganga wabyaje mama we, yaje kumenya amazina ya mama we. Aha byaramworoheye kumubona ndetse asanga afite n'undi mwana w'umukobwa witwa Mona Simpson. Uyu yari mushiki we bavukana ku babyeyi bombi. Uyu mushiki we baje gukundana koko nk'abana bavukana. Nyuma Steve Jobs yaje kumenya amakuru yuko papa we akiriho, gusa ntiyigeze agira umuhate wo kumenya byinshi bimwerekeyeho. Mu mwaka wa 2003 Steve Jobs yaje gusanga afite ikibazo cya kanseri ya pancreas. Gusa nyuma baza kumubaga arakira. Mu mwaka wa 2009 bamubaza umwijima usimbuzwa undi. Nyuma y'imyaka 2 yaje kugira ibibazo byaturutse kuri kanseri ya pancreas, maze ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 2011 yitaba Imana. Ubuzima bwa Steve Jobs buratangaje cyane. Yanyuze muri byinshi bikomeye, yewe no kuvuka kwe ntikwari kwiza cyane. Gusa byose yabinyuzemo arangije afasha isi kugeraho iri uyu munsi. Aya ni amwe mu magambo y'ubuhanga yavuzwe na Steve Jobs. Steve Jobs yaravuze ati ntugomba gutuma urusaku rw'ibitekerezo by'abandi bantu rucecekesha ijwi riri muri wowe. Steve Jobs yaravuze ngo kuba umukire wa mbere mu irimbi ntacyo bivuze. Ikinshishikaje nuko iteka njya kuryama nzi ko nakoze ibintu bitangaje. Arongera akavuga ati gira umuhate wo gukora icyo umutima wawe ukubwira, kuko umutima wawe uzi icyo ushaka kuba cyo, ibindi byose biza bikurikira. Kenshi iyo uhanga udushya ukora amakosa, ni byiza ko uyemera byihuse ubundi ugakomeza n'utundi dushya. Steve Jobs agira abantu inama avuga ngo igihe cyawe ni kigufi kandi gifite iherezo, wigitagaguza ubaho ubuzima bw'undi muntu. Arongera akavuga ngo kwibuka ko uzapfa bituma wumva ko ntacyo ufite cyo gutakaza, n'ubundi wambaye ubusa, nta mpamvu yo kudakurikira umutima wawe. Aya ni amwe mu magambo yavuzwe na Steve Jobs.
twize byinshi ku buzima bwa Steve Jobs. Soma TopBOOKS rimwe na rimwe ibasangiza ubuzima bw'abantu bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa, kuko twizera ko ubuzima bw'undi bushobora kukwigisha. Ibyo umuntu yanyuzemo bishobora kukubera isomo maze ugakora ibihambaye. Twizere ko mwigiye byinshi muri iyi video. Ntiwibagirwe kudutera inkunga ukora subscribe, like ndetse na share. Kandi niba hari igitabo wifuza ko twazasangiza abakunzi bacu, cyandike muri commentaire. Nta kabuza tuzagikoraho. Mwakoze kubana natwe, Imana ikomeze ibarinde.